ntago ujya undeba ni ikihe kintu ujya witegereza kuri njye haba ari ubuzima mbayemo haba ari igihagararo cyanjye haba ari aho ntuye kuko ndabizi ko uhazi ndahazi wowe nta kintu ujya witegereza ukumva wifuje kumera nkanjye ikintu cya mbere mba numva nakwifuza gutunga cya mbere na mbere ni ubushizi bw'amangugira nabonye Imana yawe ihindura ibintu koko warazaga ukagira ngo urimo uragenda ariko ubu usigaye uri nyiramataye usigaye umeze neza mbega n'abagore njya mbona utambuka tukakureba n'abagabo bakakureba bitewe n'ukuntu Imana yaguhinduye Imana yagiye inyomekaho amapeta magrade none nabaye icyamamare haleluya ubu rero icyo ngiye kuba cyo sinzi uko cyitwa hejuru y'icyamamare ntago mbizi nimba ari ukubiki ntago mbizi niyo mpamvu rero ngewe iyo mpuye n'urugamba mera nk'aba bandi ntumbera ikiri buvemo ntago ntumbera urugamba utujya ubwira Imana uti Imana aho mama Charlene yanyuze n'ibintu anyuramo uzabindi ariko ukicara uti Imana rwose yafirigo nanjye nyitunze ofisi ikintu nashakaga nabyumvishije ubwo rero naha nari impereye utuzandindi intambara nk'iza mama Charlene ariko iyo firigo atunze hanyuma niriya taye nayo Mana uzayitere abenshi baravuze ngo uriya mugore ntago ari umusirikare byonyine hari n'ukuntu ubana ariko njyewe uzabaza sindi n'umusivili uzaperereze ngewe narinje hano kwirira ubuzima kurelaxinga gashyira ubwenge ku gihe buri ikibi ni ukurya ubugingo mugani wa mama Charlene mama Charlene yarambwiye ngo mama hareru ujye urya ubuzima ntuzarya ubugingo ubwo rero bavuze inzoga ye yitwa umumanura bujipo ni inzoga unywa ukibwiriza ukamanura cyangwa se ihita imanuka iyo bavuze dunda ubwonko ni inzoga unywa mbese ako kanya ukagenda babyita kumanyuka ugahita umanyuka ugahita uba umuribwe amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba mama Charlene official na mama haleluya TV mama haleluya mukomeze mugubwe neza rero aho muri hose turabasuhuje tubura abashuhuje urabatuburiye yes ndabasuhuje kuhisure uhiturekera hose noneho ubugira mvuge nka yago abakunzi ba mama Charlene reka nkubwire nubageraho ujye ubatinda kuko umuntu wankunze muri ibi bihe ndimo yariteganyirije ariko abantu baranagukunda barankunda ariko abazatangira kunkunda mu minsi iri imbere hazaba harimo akantu noneho ntago biraza biracyaza ubwo rero ujye ubasuhuze abari mu Rwanda abari mu mahanga hose ubavuge hanyuma ujye usuhuza nabo ujya wibuka gusuhuza abasirikare n'abapolisi abasirikare ujye unababanira abapadiri abamasera Afande yego abasirikare nibo ba mbere ujye unababanira utaho muri ariko nubigenda uhita ubabanira abasirikare n'abapolisi n'abaganga n'abarimu nibo bantu baza ku mwanya wa mbere ariko mama Charlene amaze kunkundisha abasirikare yego warabangaga oya narabakundaga ariko bitari ku rwego biriho hanyuma ariko byatumye narebye urukundo ukunda abasirikare bituma nanjye mbitekerezaho sanga abasirikare bafite ikintu bapfana na Yesu nasanze abasirikare nta wundi muntu ushobora kukwitangira yego sha uretse Yesu wenyine akuzwe ari babyarabaye ariko tuvugesheje ukuri mama Charlene ntabwo yigeze ujya ku ikosi na rimwe byibura ngo sinagiye ku ikosi na rimwe kumva siviliya nyagisirikare kitari icyayesu reka nkubwize ukuri ngo ritari irya Yesu ubu ntamaze kuvuga ko abasirikare bafitanye isano na Yesu nuko bivuga ngo ngewe nari nkubarije ku giti cyawe iri kosi Afande Jesus adukoresha yego ijya gusa niryabari yabagabo Oya. wenda bo bakora ikosi rifatika mu buryo bw'umubiri ariko natwe turikora mu buryo bw'umubiri nuko rikora mu buryo bw'umwuka naryo ritoroshye kuko burya njya nigisha abantu ikintu bita imbunda na Bibiliya yego umugabo witwa imbunda
n'umugabo witwa Bibiliya bariya abagabo nibo barinze igihugu habuze kimwe kibura muri ibyo bintu njyewe ahangaha urabona ko nahatembereye nigeze kubona ifoto uri ahantu hameze nk'ahangaha nambaye imyenda wambaye simo ndafande iyo foto niyo mu gihe cyaryari iyo foto nayikoze muri uyu mwaka uyu nguyu turimo ugitangira nateguriye abasivile b'abakirisitu basiviliane b'abakirisitu mbategurira icyigisho cyo gutangira umwaka no kuwusoza ndi kubabwira inti mwebwe iyo umwaka urangiye cyangwa hatangiye undi murimo kwishimira ko umwaka urangiye hatangiye undi mudamaraye muri mu nkoko mu mafi mu mafiriti ubundi imbunda mukazibika ndi kubabwira ubundi mu gihe cy'amahoro umusirikare nibwo yitegura intambara kandi mu gihe cy'intambara umusirikare yitegura amahoro ndi kuvuga ni mwabasivile mwe b'abakirisitu mubikure Bibiliya abana barakariye n'abasivile mu gihe cya Noheli agahunda ni ukurya ni munda kandi burya haduye nawe mu gihe cy'ibirori n'ibyishimo nibwo bari tayari acunga mwahaza cyane mwagiye kubyina n'inkumi mwishimanye na famiye ndi kuvuga ngo mu minsi mikuru bajye babe maso burya abakristo batwarinda mu minsi mikuru ngo bishimira gusoza umwaka ni benshi abatangira umwaka baririnze ugasanga nibwo bize gusambana ariko umusirikare burya mu gihe cy'iminsi mikuru nta musirikare wabona mu birori bose baba bavuze ati ubuhaduyi ashobora kwinjirana abaturage ubwo rero ngiye kugikora cya kiganiro mitashaka ingofero ya gisirikare n'ishati n'ipantaro ndakwikira ubundi ndazinga ndavuga irenda aba baturage bari buze kureba uko nambaye bari buze kureba uko nambaye bugerega kwigisha bisaba ubwenge na tekinike ngo wisanishe n'icyo ugiye kwigisha nubona burya Yohana ngo ari mu butayu bajyaga baza kureba ibyanwa bye kiriya kigabo gifite ibyoya cyambaye ibishumi n'uruhu bagahurura ariko akababwiriramo ijambo kandi bagafashwa niyo mpamvu rero n'inambaye iriya myenda abenshi baravuze ngo uriya mugore ntabwo ari umusirikare byonyine hari n'ukuntu ubana ariko njyewe uzabaza sindi n'umusivili uzaperereze aho hantu bataza kunyumva ko nagukubise hasi kandi wanabyivugira uvuga ko hari ikosi wenda ry'umubiri risanzwe akaba n'ikosi rya Yesu ryo warinyuzeho abakurikirana mama Charlene barabyitegereza ibyo bintu byo barabizi ubu ngubu ndigako ndigako mu minsi mike ndaba nambaye kandi bazajya babibona nambaye ndi kubereka intizi ntuguse murabona ari inyoni zaneyeho data yashyizeho ibintu ubwo rero niyo mpamvu nibakande mama Charlene official nibakande subscribe bakore share comment na like byose umuntu wakwima subscribe erega subscribe ni ituro ni ituro ubwo ni igiseke cyo kuri mama Charlene official nibatanga ituro rero akakandi bayaha batubuza si nk'ibyo none ngiye urumva gukandaho byonyine nta essence nta mavuta ntaki yego niba bikora no kuri mama haleluya noneho rero uretse wimvugira ibintu tugeze kuri mama haleluya uyu muntu ni impanga yawe noneho dore gusa dore rinete bimeze bite ubundi ko tunahuriye ahangaha urabona dusa cyane murasa sinzi wenda bari kubireba nibasanga mbeshye njya mbimubwira njya mubwira ngo ni nomero ya mbere nkaba nomero ya kabiri kuba twasasi bibi ndabikunze hanyuma ikibazo cy'amarinete nacyo ushyizemo ntago kwambara rinete ako ntacyo bitwaye ntago kwambara rinete ari umurimbo ni uburwayi oya nje ntago nge bingushije uko ndi kubona munaberewe nta n'ibindi bibazo byinshi gusa hari ukuntu uhita ubona amasura yenda gusa kavuga ati abantu ni abavandimwe none se ko muhuriye ahangaha ntago nsanze mupfukamye wenda ngo murimo murasenga cyangwa se nabyo ni byiza kuko musenga buri munsi gahunda imeze ite kuba muri hano tunahuriye ahangaha ninjye ubaza cyane mama Charlene umbaza wowe nsubiza nta kibazo ngewe narinje hano kwirira ubuzima kurelaxinga gashyira ubwenge ku gihe buri ikibi ni ukurya ubugingo mugani wa mama Charlene mama Charlene yarambwiye ngo mama hareru ujye urya ubuzima ntuzarya ubugingo siko wambwiye
hanyuma rero narinje kwitemberera urabona hano hari uduti twiza hari udusimba twiza oya nanjye hano nibazaga ko ari ngewe wahasohokeye njyenyine mba rero mpakubitaniye na mama Charlene nawe mbona ndakubonye yego nawe asohotse simbizi byari bimuzanye nawe uramubaza arahari ubundi hano niho barira ubuzima hano unahaguriye inkoko n'ifiriti ukicara ukayirya hameze neza cyane Yesu agira neza yego none tuba tugize n'Imana nyine nawe urabyumva tugiye no kuvuga Imana noneho ndibaza kandi kantu mbere ko twinjira no mu kiganiro wenda tunaganireho iyo ushatse gusohoka mama Haleluya TV baze no gukanda subscribe baguhitura siko mwabyize se iyo ushatse gusohoka usohokera aha cyangwa hari n'ahandi wenda ukajyana n'abantu runaka ugushatse kuvuga ni nk'abande ari umuntu uvuga ati ari marakubaza nimba ujye usohoka muri rusange njya nsohoka n'ahandi hatara yego ndanabikunda cyane ubwo ningize ngo uza hano gusa uko bishatse oya njya n'ahandi hataraha hapfa kuba hari ibintu bita imirire n'iminywere hano rero ntayihari ariko ntanayitumiza kabisa n'imiruhuke kuko gusohoka ubundi igisobanuro cyabyo ni ukurya no kunywa yego no gutuza mbega ugashyira ubwenge ku gihe yego mama Haleluya ariko mwitwa neza koko mama Haleluya mama Charlene ako karagaciyemo ariko aricyo nifuje kubabaza ku murimo w'Imana mbese mama Haleluya urebye mbere y'ubuzima bw'igihe wari utarakizwa n'ubu ngubu ubona bimeze gute mbona itandukanira riri mbega ibintu ugereranyije bitagereranywa none se buriya nuko utanzi njya mbaho ubuhamya bw'ukuntu nari indaya ndi umudandaza amagara abantu bajya bambwira ngo ntukabivuge cyarwo ruzina ni rubi ngo sinkabivuge none se reka njye mbabazi kubivuga no kubikora igiteye ikibazo ni iki si ukubikora ubu se abantu babiceceka babikora bangana iki rero ntabwo wafata igihe nari umudandaza amagara aricyo kintu nzi ngo ukigereranye n'iki gihe ndimo mvuga Yesu ni ibintu bibiri bitandukanye urimo urambaza nyine n'ubundi kibazo urimo urasubiza ikibazo nakubajije kandi urimo urabisubiza neza yego warusoje oya nakubwira n'ibindi kuko yego uko bisa kose itandukaniro nk'ubuzima mbayemo byonyine niyo tutajya mu by'abantu barebesha amaso ariko amahoro mfite yonyine amahoro mfite mu mutima wanjye arampagije kunyereka ko kubana na Yesu biryoshye kurusha kubana na Satani yego kandi tunagiye no mu bintu bikorwaho reka rimwe hari igihe nzashakisha nk'udufoto ndi umumanyura amazi uyamanyu nirirwa ninywera zanduda ubwonko nirirwa ninywera yewe muntu ibaze inzoga yitwa yewe muntu cyangwa zamuriture nzashaka agafoto nzakabereka gatandukanye n'ubu ngubu kumeze yego ibintu byose bigenda bihinduka no mu buzima busanzwe kubona umuntu wari umeze gutyo ari indaya kuri urwo rwego ariko nkaba nambara agakanzu keza nk'aka ibi ni Yesu bikora oya ibyo bintu ushobora kubivuga umuntu akabona ko wenda ubeshya cyangwa se ari kugira ngo utwike ibiki n'ibiki ntago ugaragara nk'umuntu waba warigeze ku cyiciro cyo kunywa dunda ubwonko uretse na dunda ubwonko n'umumanura jipo narawunyweye umumanura jipo ndapfuye none ubwo bavuze inzoga yitwa umumanura jipo ni inzoga unywa ukibwiriza ukamanura cyangwa se ihita imanuka iyo bavuze dunda ubwonko ni inzoga unywa mbese ako kanya ukagenda babyita kumanyuka ugahita umanyuka ugahita uba umuribwe ibyo bintu abantu babimenya ni nka batewo bari abapasitere ba Jackie bariya uriyo uherutse gushyira kuri thumbnail nibo bantu babasha kubyumva ubwo zi Jackie avuga ubwo ni Jackie wundi utaruye yego undi Jackie utari ngewe nawe watangiye uburaya ari umwana mutoya w'imyaka 9 ajya bivuga hanyuma rero ni ubasha kumva izo mvugo ariko itandukaniro ryo kuba uri kumwe na Yesu no kuba nari mu byaha muri buriya buryo rirahari cyane iyo wemereye Yesu
akugirira neza kandi ukagenda ubona ineza y'Imana. yego Kubana na Yesu ni byiza. Muririmbyi yaravuze ngo abiringiye abantu bajya babahemukira, yego ndetse banabahanga amaso bakabakoza isoni, ariko Yesu iyo wamwiringiye ngo ntabwo ajya gukoza isoni. Rero itandukaniro ryo kubana na Yesu no kuba uri mu byaha rirahari rinini cyane, kuko ubuzima bwanjye bwari bukanuriye abagabo turi busambane bakama amafaranga, ariko Yesu angaburira ntasambanye, amavuta meza, mbega ni umugabo mwiza. Yego namugushimira. amen. Naye ndamushimye kuko hari byinshi amfasha no kuba mpagaze ahangaha kuvugana no kubera Yesu. Nk'abantu nakomereza aho mbaza mama Charlene, ku bantu bajajinga ubuhamya bw'abantu ngo yakabuvuze gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo wabivugaho iki? Ubundi shimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi wawe. Yego sibyo? Abantu buriya niko babyumva, ariko ntago ariko kuri. Kuba umuntu wavuga ngo yatanze ubuhamya ngo bw'uko yarindaya ngo ujye ubiceceka, uribuka yuko Petero yagendaga inyuma ya Yesu aribwo ati hoya mwami ntukabambwe, umuntu uzagukoreho nge nzamwereka rwose. Maze Yesu ati mva inyuma Satani. Ntago burya Petero yari Satani, ahubwo yari avugiwemo na Satani. yego Abo bantu rero nabo babuza abandi gutanga ubuhamya, ntago ari umwuka w'Imana ubu baturutseho, ni umwuka w'abadayimoni. Kubera yuko ubuhamya ni kimwe mu bintu bigomba kurokora abantu. Uzarebe iyo barimo kurwanya ibiyobyabwenge bakoresha abantu babinyweye. yego Bakavuga bakinywa ibiyobyabwenge uko byari bimeze, bamaze no kureka kunywa ibiyobyabwenge, ubuzima babayemo biriya bigirira umumaro igihugu. Bituma hari abareka ibiyobyabwenge, reka ndeke ibiyobyabwenge nzimerere nka Theo, reka ndeke ibiyobyabwenge nzamere nka mama Fabrice. Ibyo bintu byo kureka ibiyobyabwenge bigatuma abantu nyine bareka ibiyobyabwenge. Natwe rero natwe muri uyu murimo imbaraga z'Imana zikwiye kwamamara. Imana igukijije uburwayi ntubibwira abantu kwikiza, gukiza kwayo ntacyo kwaba kumaze. Imana ikumaze inzara ntubwira abanyenzara ko inzara Imana igiye irangiza, ntacyo imirimo Imana ikora hagati muri twe ni ukugira ngo abanyabibazo n'abanyabyago n'amakuba barushaho gukomera. Vuga iyatabaye mama haleluya kava mu buraya iragahoraho, nanjye ubu buraya ndimi zabunkuramo. Iyatabaye mama Charlene akaba sigari icyamamara ameze kuriye, nanjye zangirira neza. Rero abo bantu nibareke ubwo bunajyo, reka nkubwire, abantu bigeze abasirimu kandi banananiwe. Seko uyu yavuze ngo mbese gukora uburaya nicyo cyiza, kuvuga uburaya kikaba nicyo kibi. Nimba gukora uburaya bitamuramuteye isoni akagenda ari fiyeri yabyo, kuki kuvuga ko Imana yabimukuyemo byaba ikibazo, kandi ko nundi ishobora kuba umukuramo, ishaka kuba umukuramo. None se reka tuvugishe ukuri, ubu ngubu abantu bafite ubuhamya bw'ubusirimu bazajya ari bo babutanga. Ngewe navukiye aha narize so hanyuma maze kwiga mfite degree niko muyita yego, hanyuma diplome ndayibika imyaka 20. Ubwo se nimba tudafite ubuhamya nk'ubwo duceceke? Buri wese agomba gutanga ubuhamya akavuga aho Imana yamukuye, kuko abakimeze nkatwe baracyahari benshi. Nguratanga ubuhamya, nguramena amabanga y'urugo, nguratanga ubuhamya no wenda meneke, ariko nimba ubuhamya buri buzure, nimba ubuhamya buri bukiza abantu bagomba kubutanga. Kuko igituma Imana yacu bikora nayo ni ukugira ngo abantu baturuhukireho, nta kindi, so kugira ngo baturuhireho. Ubwo rero aba bantu, umuntu natanga ubuhamya ni wumva buguteye isoni, Imana ishimwe ko atari wowe yabuhaye. Uwo yabuhaye ari fiyeri, nimba ari n'isoni niwe zizakora, ntago ari wowe. Nimukabajajinge, nimukigira abasirimu babadanje. Yego. Ndabashimira rero aka kanya mu mpaye, ariko ntago twasoza nka Jackie mama haleluya atagira inama na TV yishyireho mama haleluya TV nzagenda mbyibuka mbimenyera nta kibazo.
gira inama abantu bakiri mu buraya bakiri mu biyobyabwenge. Ubwo urasoza na mama Charlene nawe agira inama bamwe mu badukurikiye, noneho dusoza ikiganiro. Urumva nibyo mama Charlene amaze kuvuga, ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Ntago nagira inama rero abantu barangije university kandi atariho nagarukiye. Ndagira inama abantu bari mu buraya ndetse no mu byaha by'indengakamere, harimo n'izo kunywa izo za dondo ubwonko, harimo ibintu bijyanye n'ubutinganyi. Reka mbabwire inama nabagira nuko bakwemerera Yesu uko yarari kera n'uyu munsi niko ari, kandi nubwo babirimo ndabizi neza bararushye, barananiwe, bafite intimba, bafite agahinda, ariko nabonye ahantu umuntu aruhukira akagubwa neza nta handi ni kwa Yesu. Rero nabagira inama yo kureka ibyo barimo bakaza bakegera umwami Yesu, bakatura ibyaha kandi bakavuga ko Yesu ari umwami n'umukiza. Hanyuma nabo imbaraga gikoresha azura abantu ziracyahari, imbaraga yakoresheje ankura mu byari n'abatubanjirije yagiye abikuramo ziracyahari, nabo yabagirira neza. Imana ibahe umugisha. Njyewe inama natanga muri uyu mwanya nuko abantu tudakwiye kubika imirimo y'Imana. Nimba umuntu atagira isoni zo kwitwa umutinganyi, akaza kuri kamera akambara iribaya, ari umuntu twabe yambaye iribaya, akambara iribaya n'igitenge, ari umusore, hanyuma akigira bya bindi kwa kuntu ntibimutera isoni. Nimba umuntu atagira isoni zo gufata umugore mugenzi we cyangwa umukobwa mugenzi we ati uyu ni umugabo wanjye, nimba umuntu atagira isoni zo gusambana ngo aze kuri kamera avuga ati umugabo ushaka dore nimero zanjye, mfite ibintu byiza. Nimba umuntu atagira isoni zo gukora ibiteye isoni n'ibiteye ishozi, ntago dukwiye kugira isoni zo guhamya Kristo n'ibyo yavuze. Ese ubundi ko ibiteye isoni by'abadayimoni bijya ahagaragara biri burimbure, kuki ibiteye isoni twavuyemo cyangwa twaretse biri buzure bikubaka bigakiza twabyihorera? Yego, ubwo rero inama natanga umuntu ugira ubwoba bwo gutanga ubuhamya, gusa nabwiye abantu ko umuntu wemerewe gutanga ubuhamya n'uvuga ibyabaye. Yego, kandi akabivugira mu gihe yategetswe. Ntabwo ari ugupfa gutanga ubuhamya, kuko hari n'ukubwira ati natwe dufite ibyo kuvuga, urabifite ariko ntaho kubivugira ufite, kuko nta n'uwagwaye uburenganzira bwo kubivuga. Kuba rero umuntu yatanze ubuhamya bwa nyabwo akabutangira igihe kandi akabutanga mu nyungu zo kugira ngo abantu bakire, arabyemerewe. Imana rero nibaha umugisha. Ariko gata ndashaka kubaza mama Charlene, nyigize umugisha wo guhura nawe. Hari ikibazo kimwe nanjye numva nshaka kumubaza, uranyemereye? Yego rwose mbaza. Hanyuma ikibazo nshaka kubaza mama Charlene, ukunda kuvuga ibintu by'intambara kandi nkabona uri fiyeri yabyo. Hari n'ibintu uvuga njye nkumva binyitereye n'ubwoba, nkanasenga nkayibwira numva Imana ibintu uriya mugore acamo ntuzabincishemo, ariko nakwitegereza nkabona mu biganiro byawe, nkabona mbega ni ibintu uri fiyeri yabyo. Ubundi njyewe ndashaka kunyibwirire inyungu ukura mu mbaraga cyangwa se mu ntambara ni izihe se? Ubundi biba bimeze bite? Dufashe. Urabizi ko mu bantu bansengeye nkizgubamo, subizi? Ndi mu bantu bapfukamye uyu mubyeyi aransengera, ndi umukobwa we pe, siranamutera ibuye kuko nabonye Imana imurimo. Hanyuma urumva ko ndi muto kuri wowe, sibyo? Ariko se ni igiki kikunezeza iyo ugeze mu bintu by'ibikwazo by'ibitambara nkabona urashikamye, inyungu zibirimo n'izihe? Ngano none kanze mbere ko ngusubiza nanjye nkubaze ndeta ngusubiza, sibyo? Ntago ujya undeba ni ikihe kintu ujya witegereza kuri njye, haba ari ubuzima mbayemo, haba ari igihagararo cyanjye, haba ari aho ntuye, kuko ndabizi ko uhazi. Ndahazi. Wowe nta kintu ujya witegereza ukumva wifuje kumera nkanjye? Tuvugisha ukuri nubwo turi kuri kamera. Ni byinshi pe, vugamo nka bitatu. Ni byinshi. Ikintu cya mbere, oya nanjye ko ntabura icyo nkubwira se ko nabibonye. Ikintu cya mbere mba numva nakwifuza gutunga cyawe, cya mbere na mbere ni ubushizi bw'amangugira. Haleluya. Ubushizi bw'amangugira. Kabiri, nabonye Imana yawe ihindura ibintu. Nabonye ihindura ibintu kuko nkizwa biriya bintu ku bantu batakuzi, koko warazaga ukagira ngo urimo uragenda, ariko ubu usigaye uri nyiramataye,
usigaye umeze neza mbega n'abagore njya mbona utambuka tukakureba n'abagabo bakakureba bitewe n'ukuntu Imana yaguhinduye. Kabiri, Imana ikubeshejeho neza mama Charlene, biriya biryo urya mbega n'iriya nzu ubamo, nanjye mba numva Imana Imana biriya bifirigo na biriya byose Imana yakoze. Imana yakoze ni byinshi. Yego sawa, Imana rero iguha umugisha. Ubwo urumva impamvu nagira ngo nkwereke wowe utujya ubwira Imana uti Imana aho mama Charlene yanyuze n'ibintu anyuramo uzabindi, ariko ukicara uti Imana rwose yafirigo nanjye nyitunze ofisi ikintu nashakaga nabyumvishije. ubwo rero naha nari impereye utuzandindi intambara nk'iza mama Charlene, ariko iyo firigo atunze uzayiba, hanyuma niriya taye nayo Mana uzayitere rwose igabanya hano yongera. Ubwo birasaba ko atega umutwe nawe nyine akarwana intambara nk'iyo urwana, kuko ndavuze ngo Mana ujye ugabanya hano wongera ahangaha. Imana iguha umugisha. Ibi byose birimo ubuhamya kandi birimo igisobanuro. Njyewe impamvu ntatinya urugamba ni ukubera icyo nkuramo. Ikintu nkura mu ntambara, ikintu nkura mu rugamba, ikintu nkura mu makuba, iyo ntekereje reka nkubwire, ari ukuntu umugore igise kimufata kikamufata akihengeka, yakibuka ko ari bukuremwe umuhungu akavuga ati reka shinyirize we umwana wanjye adapfa. Yego icyo ni icyambere. Bari abantu bacukura amabuye y'agaciro, rimwe na rimwe ikirombe kikabagwaho, aracukura agasa nabi, nta n'umukobwa yarambagiza ngo azamwemere, ibikabutura bicitse ibindi bimeze gute, asa nabi mu mutwe hose, ariko yakibuka ko ari bukuremo izahabu. Yego koruta akavuga ati ntacyo se naba ari ku mukanya. Buriya ugiye kumukanishi ukuntu basa wavuga utumva rwose ngewe uyu muntu sinabana nawe, ariko yamaze gufata ifaranga ry'ubukanishi yakwikiye agiye kuryayo, uravuga uti umugabo n'uyu nguyu. Hanyuma umusirikare iyo ari ku ikosi bari kumuvuruguta, bari kumukubita, bamukuramo igisivire bamugira umusirikare, umurebye ntiwakifuza yuko wabana nawe ngo akurambagize, ariko ariko yatekereza ukuntu bazamubanira mu minsi mike, bamukingurira imodoka bavuga bati Afande ndiyo, Afande ndiyo. Yatekereza amanyenyeri, yatekereza ukuntu azaba afite ingabo ayoboye, yatekereza ukuntu nyakubahwa mwenyewe azamanuka akamwambika amanyenyeri, akavuga ati reka shinyirize. Abagabo bajya ku ikosi baragukubita, mama na nyoko wanyu ntabwo bibagirwa, ahubwo ubona ari bamwe, baragukubita umuturage, umva baragukubita ku buryo umusirikare n'umusivire muhuruka batandukanye, haduyi n'umuntu utari haduyi ukabasha kubatandukanya, bagushyira kuri gahunda. Nibyo rero nagusubizaga impamvu intambara zanjye zitantesha umwanya, nuko nzi ikintu nkura mu ntambara. Nta rugamba n'uru na rumwe nigeze ndwana mu mateka ngo ndeke kwambara inyenyeri. Kuva ndi hasi nkizwa, Imana yagiye inyomekaho amapeta magrade, none nabaye icyamamare. Ubu rero icyo ngiye kuba cyo sinzi uko cyitwa, hejuru y'icyamamare ntago mbizi, nimba ari ukubiki ntago mbizi. Niyo mpamvu rero ngewe iyo mpuye n'urugamba mera nk'aba bandi, ntumbera ikiri buvemo, ntago ntumbera urugamba. Nibyo binkomeza. Imana iguha umugisha, kuko ubu n'abandi hari abantu biri bugirire umumaro. Imana iguha umugisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha ku mwanya mwampaye. Yego. Rero dushimiye abari badukurikiye kuri mama Charlene official na mama Hallelujah TV, ni mukande subscribe mutange ituro. Yego. Murakoze, tuzongera. Ciao.